Nitwa Mukanziza Rebeka, ndabasuhuje. Umwami Imana abaho umugisha. Ndubatse, ndashima Yesu wangiriye icyizere akanshinga uyu murimo w'agaciro kenshi. Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo yarandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho cya mbere umurongo wa 12 aravuga ati, ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije, we watekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kubutukana ubusebanya, ariko ibyo narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Nanjye rero Mukanziza Rebeka ndashimira Kristo Yesu watekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo w'agaciro gakomeye, akangira umufatanyabikorwa n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye kwigana rero muri kano kanya icyigisho cyiza cyane kivuga ngo Yesu yitwa Kristo ndamugenzane. Yesu yitwa Kristo uramugenza ute? Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye wabanye natwe, kibana natwe, uduhaye andi mahirwe yo kumva ijambo ryawe. Reka umwuka wera abaha ahantu, reka umwuka wera yumvikanisha iki cyigisho uko bikwiriye, reka umwuka wera asenya ibihome bya Satani mu miryango yacu, reka umwuka wera ategurira abantu bayo kuzaraga ubwami bw'ijuru. Ngaho rero abankurikiye bose ubahe umugisha, kandi mu ntambara zose barwana ubabere ingabo ibakingira, ubahe intsinzi nyakubahwa, maze nabo bagukorere banezerewe, kandi tubihuriye mu bikari byo mu ijuru tuzashima ineza yawe. Gumya kubana natwe, ugumye kutwitaho mu nguni zose z'ubuzima, kandi ugumye kudushyigikira, udusobanuro nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho kiravuga ngo Yesu yitwa Kristo ndamugenzane. Mbese iki kibazo ninde wakibajije? Mbese abagishubije basubije ngo iki? Mbere y'uko dutangira, nakwifuje yuko tubanza gusoma mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 27 uhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Pilato bashyira Yesu Pilato. Umuseke utambitse, abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bigira inama yo kwica Yesu. Baramuboha, baramujyana, bamushyira umutegeka Pilato. Isubi tugeze iravuga ngo Yuda yiyahura. Ni muri Matayo igice cyaho cya 27 uhere ku murongo wa 3. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati, biramaze ni ibyawe. Ifeza zijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Ariko abatambyi bakuru bajyana bya bice by'ifeza baravuga bati, amategeko ntiyemera ko babishyira mu bubiko bw'Imana kuko ari ibiguzi by'amaraso. Bajya inama bazigura isambu y'umubumbyi gw'ijya ibambwamo abashyitsi. Nicyo gituma iyo sambu yitwa isambu y'amaraso na bugingo n'ubu. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo bajyanye ibice by'ifeza 30 aricyo giciro cy'uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye, babigura isambu y'umubumbyi nk'uko Uwiteka yanyeretse. Tugeze kuri Matayo igice cyaho cya 27 uhere ku murongo wa 11 havuga ngo Pilato acira Yesu urubanza. Ubwo Yesu arahagaze imbere y'umutegeka, umutegeka aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye se? Abatambyi bakuru n'abakuru baramurega, ariko ntiyagira icyo yireguza na hato. Maze Pilato aramubaza ati, ntiwumvise ko bagushinje byinshi? Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Muri iyo minsi mikuru, uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga. Icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenywa na bose yitwaga Baraba. Nuko bateranye, Pilato arababaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Nuko kuko yamenye yuko ishyara ari ryo rimubatangishije, kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore wamutuma ati, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi,
kuko narendose byinshi kuri we byambabaje. Ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Nuko umutegeka yongera kubaza ati, muri aba bombi uwo mushaka ninde nkamubabohorera? Bati, ni Baraba. Pilato arasubiza ati, Yesu witwa Kristo ndamugirane? Mucaho akarongo. Pilato yarazi yuko babohora Yesu igihe yababazaga ati, Yesu witwa Kristo ndamugirane? Maze bose bati, nabambwe. Nawe arababaza ati, kuki yakoze cyaha ki? Ariko barushaho gusakuza bati, nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, njyewe nta cyaha kindiho, kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi biraba ibyanyu. Abantu bose baramusubiza bati, amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Maze ababohorera Baraba, ariko amaze gukubita Yesu ibikoba aramutanga ngo abambwe. Ku murongo wa 27 abasirikare bashinyagurira Yesu. Ku murongo wa 32 Yesu arabambwa. Muri aya masaha tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Baraba baramubohoye babamba Yesu. Rubanda rwari ruri ku musaraba kubera koshywa n'abatambyi. Baravuze ngo turashaka Baraba, nubwo ari umujura ni uwacu, nubwo ari igisambo natwe turiba, nubwo ari afite ibyaha byinshi natwe turabikora, ariko Yesu nabambwe. None nawe ndababaza nti, Yesu witwa Kristo ndamugenzane? Mbere y'ibambwa rya Yesu abantu bake gusa nibo bari bahamagariwe gufata ibyemezo bikaze kandi byashoboraga kubashyira mu kaga. Ibyemezo nk'ibyo Pilato umutegetsi w'umunyaroma wategekaga Yerusalemu yafashe. Pilato niwe wafashe icyemezo giheruka cy'uko Yesu yagombaga kugenzwa. Ubwo yagishaga inama imbaga y'abantu b'inkoramaraso bari imbere ye, yarababajije ati, Yesu witwa Kristo ndamugenzane? Biri muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 22. Pilato yabajije abantu bari bateraniye imbere ya Yesu, arababaza ati, Yesu witwa Kristo ndamugenzane? Ubwo yavugaga aya magambo akubiyemo ikibazo gikomeye kigeze kubazwa na mwene muntu. Pilato ntiyakibajije gusa abantu bari aho imbere muri uwo mwanya, ahubwo yanakibajije bene muntu bose bazakurikiraho. Nawe urabazwa iki kibazo ngo Yesu witwa Kristo ndamugirane? Icyo gihe hari imbaga ebyiri zari zihanganye. Hari imbaraga ya Satani yakoreraga mu bantu bari bariye karungu basabaga ko Yesu abambwa. Hari n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge yakoreye muri muka Pilato wasabye ko Yesu yarenganurwa. Umugore wa Pilato yararose, maze yoherereza umugabo w'ubutumwa amubwira ko yarose byinshi byamubabaje byerekeye Yesu, kandi anamusaba kutagira icyo amutwara kuko yari umwere. Uyu ni muka Pilato. Umwuka waramuje amwereka ukuntu Yesu ari umwana w'Imana isumba byose. Agira agahinda, atumaho umugabo ati, mutware wanjye ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, narendose byinshi kuri we, ni umwana w'Imana isumba byose, umurenganure mutware wanjye. Tuzi icyemezo giheruka yafashe n'ingaruka zacyo. Tuzi icyemezo giheruka Pilato yafashe n'ingaruka zacyo. Icyo cyabaye icyaha gikomeye kuruta ibindi byose byabayeho. Kubona umenye neza ko umuntu ari umwere, ugakarabira imbere y'abantu uyoboye ngo amaraso ye ntazambazwe ahubwo azababarweho, maze bo bagasubiza, rubanda rugasubiza bati, azatubarweho n'abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Mbega umuyobozi mubi, mbega umuyobozi mubi utazi gufata icyemezo, ubasha kumenya ko umuntu ari umwere maze yarangiza akamukatira urwo gupfa. Imana iturinde abayobozi nk'aba.
bashobora kumenya ko umuntu ari umwere ariko kubera inyungu runaka akavuga ati nabambwe. Nyamuneka muyobozi utazi gufata ibyemezo, wakwisezerera akazi nkaho kugira ngo uzagibwaho n'urubanza rw'inyama y'umuntu. Imana izakubaza umuntu Yesu yaguze amaraso ye. Pilato nawe mu bitabo byo mu ijuru yanditswe ko ari umuyobozi utazi gufata ibyemezo, kandi amaraso ya Yesu azayabazwa. Turaza kureba ibya Pilato. Pilato yatinyaga kuva mu kazi, yararebaga bari begereje amatora avuga ati nintashyira hamwe n'abatambyi n'abayuda batuzabona amanota make. Ahitamo kugurisha ukuri, amenya neza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, amenya neza ko umugore yamuroseho byinshi, anamenya neza ko nta cyaha afite, anamenya neza ko abatambyi kubera icyara ari ryo bamugiriye, ariko ararenga arabaza ngo Yesu yitwa Kristo ndamugenzane. Abandi bati nabambwe. Pilato yatinyaga kuva ku kazi, avuga yashakaga kukagumaho ariko yakavuyeho nabi, ndetse inkuru yo kuzuka kwa Yesu yamushegesha umutima kuko yarazi neza ko ari umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo narabahamagaye muraninira, nabarambura ibiganza mwanga kuza aho ndi, nanjye nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Mbese wowe Yesu witwa Kristo uramugira ute? Ubizina rya Pilato bizwi ko ari ikimenyetso kiranga intege nke n'umwete muke, kandi yari umuyobozi. Igihugu cyagiriye icyizere ariko ntiyashyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya, abamba umuziranenge, abamba uwera wa Isiraheli, kandi yabashije kumenya ko nta cyaha. Mbese mbabaze wowe nkurikiye, umenye ko umuntu nta cyaha afite, wamubamba cyangwa wamurekura? Mbese wabaza rubanda ruteranize n'ayo mategeko ngo kanaka ndamugenzane, kandi wabashije kumenya neza ko nta cyaha afite? Izina rya Pilato ni ikimenyetso kiranga intege nke n'umwete muke. Imana iturinde ba Pilato mu nzego z'ubuyobozi, Imana iturinde ba Pilato aho dukorera hariho hose, ahubwo iduhe kugira umwete. Nimba umenya ikintu ko umuntu ari umwere, murenganure mu izina rya Yesu. Haleluya. Biragoye, biravunanye, ariko emera ubikore kuko n'iki ijambo ry'Imana ritegeka. Mbese Yesu witwa Kristo ndamugenzane? Wowe se Yesu witwa Kristo muri aya masaha uramugenza ute? Wowe nkurikiranye, Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Agaciro k'icyo kibazo Pilato yabajije abasakuzaga ngo Yesu witwa Kristo ndamugirane, ni ikibazo kireba buri muntu muri twe ku giti cye. Niko abantu bashubije. Pilato yarabajije ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane, abandi barasubiza bati nabambwe nabambwe. Pilato arababaza bati yakoze cyaha cye cyatuma bambwa? Imbaga iri aho ngaho irasakuza cyane iti nabambwe nabambwe. Ntabwo basubizaga icyo babajije, ahubwo icyo bari babonye ni kimwe, nuko bari bashyizwemo politiki avuga ngo nabambwe nta kindi. Yakoze cyaha ki Yesu? Oya nta kindi, nabambwe nabambwe. N'abatari bamuzi baravugaga ngo nabambwe, n'abatazi ngo nuwo kwande baravuga ngo nabambwe, babandi bagendera mu kigare. Imana iturinde kugendera mu kigare. Bibiliya iratubwira muri Yohana igice cyaho cya 1:9, uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Niko Bibiliya itubwira muri Yohana igice cyaho cya 1:9 ko uwo mucyo ari wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Ariko nubwo yifurizaga abantu ibyiza, bo baravuga ngo nabambwe nabambwe. Ariko Yesu yikorera uwo musaraba, arihangana, aragucungura, nanjye arancungura. Hashimirwe Yesu wemeye kwikorera ibyaha byacu. Yesu yiteguye kumurikira inzira ya buri kiremwa cyose kivuka. Buri muntu muri twe azagira amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, azagira amahirwe yo kumva inkuru nziza y'agakiza,
kandi tuzagira n'akito ko gusubiza iki kibazo kiboneka muri Matayo igice cyaho cya 24 umurongo wa 14. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Abantu bose bazumva ubutumwa bwiza bakumva inkuru nziza ya Yesu Kristo, bazabazwa iki kibazo kivuga ngo mbese Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Uramuhitamo? Uremera kumwakira guha amahoro? Uremera kumwakira ngo akuguranira guhe umutekano? Mbese Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Mu Byahishuwe igice cyaho cya 3 umurongo wa 20 hatugaragariza umukiza ukomanga ku rugi. Haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjire dusangire. Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wanjye, arashaka kwinjira iwanjye ngo dusangire. Iyo Yesu yinjiye azana amahoro, iyo Yesu yinjiye azana umutekano, iyo Yesu yinjiye azana urukundo, iyo Yesu yinjiye azana imbuto za mwuka. Mbese ko Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wawe uremera gukingura? Mbese Yesu witwa Kristo ko ahagaze ku rugi uramugenza ute? Urakingura cyangwa uramukingiranira hanze? Nkuko twabonye mu Byahishuwe igice cyaho cya 3 umurongo wa 20 hatugaragariza umukiza akomanga ku rugi. Mu by'ukuri arakomanga ku rugi rwa buri mutima w'ikiremwa muntu, ategereje ko amukingurira kugira ngo awinjiremo kandi awuturemo. Bityo buri muntu agomba guhangana n'icyo kibazo kandi akaniyemeza nuko agomba kugenza Yesu. Ubwo tubazwe iki kibazo ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane, uramukingiranira hanze? Oya we, oya biragatsindwa. Kingura Yesu yinjire mu rugi rw'umutima wawe, avanemo bya bindi byose bibi bikubuza amahoro, bya bindi bituma tudasinzira. Yesu yiteguye kutuguranira akaduha amahoro asesuye. Nta muntu n'umwe icyo kibazo kitareba kibaza ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. None se urarekera Yesu hanze akomeza ategereze? Azategereza kugeza ryari? Cyangwa se uremera kurarika kwe ubwo akomanga avuga ati nkingurira? Uremera gukingura? Arashaka kwinjira iwawe kugira ngo agusesureho umugisha. Haleluya! Yesu arashaka kwinjira iwawe kugira ngo aguhe umugisha, aguha amahoro asesuye. Bya bindi bitemeraga bizemera. Mbese uremera gukingura? Ndaguhendahenda gukingura mu izina rya Yesu. None se Yesu yitwa Kristo ndamugenzane? Icyo kibazo gifite ibisubizo 4 bishoboka. Tugiye kubibona mu mugani Yesu yaciye muri Mariko igice cyaho cya 4. Tugiye kureba ibisubizo 4 by'iki kibazo kibazwa ngo Yesu yitwa Kristo ndamugenzane. Mariko igice cyaho cya 4 uhereye ku murongo wa 3 hari igitekerezo kivuga ngo umugani w'umubibyi. Nimwumve, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zirakura, zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo. Arababwira ati ufite amatwi yumva niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamubaza iby'uwo mugani, maze arabasobanurira. Arababaza ati mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira ho, iryo ni ijambo ribibwa. Abo nibo bamara kumva uwo mwanya, Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. Nizibibwe ku kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva
iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryera imbuto. Kandi abagiranwa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Igisubizo kiraboneka muri uyu mugani w'umubibyi. Mariko igice cyawo cya 4 umurongo wa 8 n'uwa 14, abari aho Yesu yari ari kubwiriza babashaga kureba umuntu wabibaga ku gasozi. Aho bari kunyura hirya no hino, mwese mwarabibye ukuntu umubibyi yafashe imbuto, cyane cyane mu gihe cy'ihinga amasaka niho twabibaga. Urabiba, zimwe zigwa mu nzira, izindi mu butaka, izindi zikagwa mu mahwa, gutyo gutyo. Yesu aciye umugani bari barebeye ku mubibyi wari uri kubiba ukuntu babibaga. Abantu mwagira umugisha wo kubiba mu cyaro murabizi ukuntu umubibyi anyanyagiza akagenda agahinga. Abari aho Yesu yarari abwiriza babashaga kureba umuntu wabibaga ku gasozi kari hakurya. Ashingiye ku byo yarebaga, yigishije ukuri kuzahoraho iteka ryose. Umugani wagereranije imbuto n'ijambo ry'Imana. Muri Yohana igice cyawo cya 1 umurongo wa 1 kugeza uwa 3 n'umurongo wa 14, aha turasanga ko ijambo ashushanya Yesu Kristo. Ijambo rigera mu mutima wa buri muntu no mu bwenge bwa buri muntu. Nanone buri muntu niwe ufata icyemezo ku giti cye cya kibazo twabazaga ngo Yesu witwa Kristo ndamugirane. Iyo ijambo rigeze mu mutima wawe, niwe ugomba gufata icyemezo kivuga ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Mu mugani w'umubibyi, ibisubizo by'uburyo bune byagereranywa n'uburyo bune bw'ubutaka ijambo ryabibwemo. Igisubizo cy'ikibazo Pilato yabajije giterwa n'ukuntu twakiriye ukuri kwa Yesu. Iyo kuducengeye mu matwi, nawe urabazwa aya magambo ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Ubwoko bune bw'ubutaka ni ibisubizo bine bya cya kibazo twabajije ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Twabonye ko na Pilato yabibajije imbaga yari iteraniye aho. Noneho natwe turongeye turakibazwa ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Mariko igice cyawo cya 4 umurongo wa 15 turabona imbuto uko zagiye zibibwa. Zimwe zaguye mu nzira, inyoni ziraza ziratoragura. Abo ni abantu bumva ijambo ry'Imana ntihagire igihinduka, ntibariha agaciro, bakamera nkaho nta cyabaye. Ibikorwa bya Satani bigira ingaruka ku bamutega amatwi. Iyi mbuto ibibwa mu mutima w'umuntu, umugabane umwe wayo ugwa mu nzira nk'uko Nyagasani yabivuze. Aho imbuto ntibasha kuhamera. Mu nzira nta mbuto yahamera, abantu bose baba bagenda bakandagira. Imbuto zabibwe mu nzira ntago zamera, nta nubwo umva bimeze nkaho nta cyabaye, kuko inyoni ziraza zigatoragura. Bene abo bantu iyo bumvise ijambo ry'Imana ntibariha agaciro. Satani ahimba amayeri yose kugira ngo aribateshureho akoresheje kutarivugaho rumwe. Abungura ibitekerezo nko kudahwema kwishakira ibinezeza no kwigwizaho ibintu, cyangwa se kuba wirengagije ibyo bintu. Arababwira ati ibyo bintu bitegejwe nta hejo. Wareba aho Imana ikugejeje ntubiha agaciro, wareba ubutunzi bwawe ntushake gukurikirana iki cyigisho ukabica amazi. Nyamara iminsi iragenda igahimwa n'umwe. Reka nkubwire uzabyumva. Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Abantu bagereranywa n'imbuto zabibwe zaguye mu nzira ni abantu bumva ijambo ry'Imana ntibabiha agaciro, bakumva rwose bazabitega ikindi gihe, bakumva ntago bashaka kubyumva. Nta mwanya bafite umwanya wo gukora ibyabo, imishinga yabo, ariko umwanya wo kumva iby'ijambo ry'Imana oya nta mwanya. Abagore batese oya nta mwanya, abagabo badabagiye oya nta mwanya, nta mwanya. Kuzabibazwa. Nyamuneka ukwiye gushakira umwanya iri jambo ukiga icyaguhesha amahoro. Ijambo riba ryarumviswe
byabibwe mu mutima, ariko Sekibi akadutera kutaryitaho no kutarifatira icyemezo. Iyo nyiri ukuryumva arangaye, Satani asahura rya jambo, umutima n'ubwenge bigasigara biriho umubusa. Iyo utabihaye agaciro, iyo umunsi urumvise nta gaciro ushaka kubiha, Satani araza akagusahura ibyabibwe mu mutima n'ibyo wumvise, ugasigara umutima wawe nta kirimo. Abantu bamenyere kwirimbisha inyuma, tukambara tukaberwa, ariko umutima ufite umubusa. Iyo ibigeragezo bije busanga nta kigukingira. Nyamuneka haranira kwita kw'iri jambo. None se Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Bibiliya itubwira ibiteye agahinda byabaye ku bumvise ijambo bagereranywa n'izaguye mu nzira. Dore ingero zimwe turabibona muri Matayo igice cyaho cya 19 umurongo wa 16 kugeza 24. Uyu musore w'umukire tumubonye nk'icyigisho tugiye kwigira hamwe, bimeze nk'imbuto zaguye mu nzira. Uyu musore yumvise ibya Yesu biramunezeza, yari umukire cyane. Bibiliya iravuga ngo ni umusore w'umutunzi. Yasanze Yesu amubaza ikibazo cyiza cyane, aramubaza ati mwigisha, nkore ngo ndaga ubwami bw'Imana. Nukuri pe, yabajije ikibazo cyiza cyane. Nawe wabaza ukabariza n'abana bawe, twakora gute mu muryango wacu ngo tuzaraga ubwami bw'Imana? Yesu aramubwiye ngo witondeye amategeko. Ati yego, uhere mu bwana bwanjye amategeko narayumviye. Wubashye ababyeyi bawe? Yego. Wakunze abantu nk'uko wikunda? Yego. Mbega amategeko 10 y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 20 uhere ku murongo wa 1. Uyu musore w'umutunzi aravuze ngo yarayitondeye, maze Yesu aramurebye aramubwira ati uvuze neza, ariko usigaje kimwe. Genda ugurisha ibyo ufite byose ubifashisha abakene, uhere kunkurikire. Umusore yarahonze rwose arahora. Mu Bibiliya irambwira ngo yari afite ubutunzi bwinshi. Yaragiye ava mu maso ya Yesu umutanga bugingo. Yahisemo ubutunzi bwe aho gutamo Yesu Kristo. Mbese Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Uyu musore yabwiwe amabwiriza y'icyo yakora ngo azaraga ubugingo buhoraho, ariko kubera ubutunzi bwe no kubukunda cyane yarahunze Yesu, maze ntiyakurikiza amabwiriza ijuru rimuhaye. Uyu rero agereranywa n'imbuto zabibwe mu nzira. Satani yaraje aramusahura, maze ntiyaha agaciro iby'ijuru, maze aviriramo ataha amaramasa. Yasubiyeyo ababaye. Nicyo cyonyine Bibiliya imuvugaho ko uyu musore w'umutunzi yasubiyeyo ababaye. Mu gihe yari arimo aganira na Yesu, Satani yerekeje ibitekerezo bye ku bukungu bwe kugira ngo abone uko amusahura imbuto y'ukuri. Satani yamwerekaga ubukire, amwereka ubutunzi nk'uko nawe yabukwereka, akakubwira ati gundira. Bikamera nka wa mwana umubyeyi waha ikijumba cyangwa akamuha umugati cyangwa akamuha bombo, yamubwira ngo wampaye, agahisha inyuma y'ikibuno. Uyu musore nawe uko yaganiraga na Yesu, Satani yamwongoreraga akamwereka ubutunzi bwe bwose, akamwereka. Igihe Yesu yamubwira ngo genda ugurisha ibyo utunze ufashisha abakene, yagiye ababaye cyane kandi ahonga mu maso rwose. Ntabwo yongeye kugaruka imbere ya Yesu. Umwami Agiripa turabibona nawe mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 26 umurongo wa 28. Aha turabona Pawulo yaraboheshejwe iminyururu, ari kwiregura avuga iby'ingoma ya Kristo, avuga Yesu Kristo ko yamubonekeye, uko yamuhaye ubutumwa agomba kubwiriza, uko yagomba kubwiriza Yesu Kristo wapfuye, wazutse kandi wagiye kudutegura aho tuzaba. Yari afite ibyiringiro by'uko Yesu Kristo agiye kugaruka vuba, maze arabwiriza aravuga ati kitumye mboshywe ni ukubera ubutumwa bwiza ndigisha abantu ko Yesu Kristo yazutse kandi ko yagiye kudutegura aho tuzaba. Maze arigisha. Umwami Agiripa aravuga ati habuze gato ngo ukanyemeza, ariko nzagutega amatwi ikindi gihe. Ntabwo yabonye uwo mwanya. Ari igihe nawe wavuga ngo nzatega amatwi by'Imana ikindi gihe, ubuzima bwawe bukarangira, kuko ubuzima bw'umuntu bumeze nk'uburabyo. Iyo
munsi buraraba ejo ukabona bwahungutse. Niko ubuzima bwacu bumera, natwe niko abantu tumera. Ushobora kuba utarwaye indwara n'imwe ariko impanuka ikaza ikagutwara. Nanjye byari bimbayeho, nabyutse ndi muzima ariko impanuka intoya yari ihitanye ubuzima bwanjye. Ndabikubwira kuko mbizi. Nawe rero gutega amatwi ijambo ry'Imana ukavuga ngo nzaba mbyumva ikindi gihe se kumenya imyaka umaze uzisigaje. Igihe cyawe ni iki cyo kuvuza ngo cyo gusubiza iki kibazo ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane. Yesu uramugenza ute mukunzi wanjye unkurikiye, nshuti y'Imana Yesu akunda? Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Tubonye umusore w'umutunzi ko agereranywa n'imbuto zabibwe mu nzira. Tubonye umwami Agiripa, tubisomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 26 umurongo wa 28 yuko yabwiye Pawulo ngo nzagutega amatwi ikindi gihe, habuze gato ngo kanyemeza ariko nzaba nkumva. Nyamara ni umutego wa Satani. Igihe cyawe ni iki ngiki. Ni ukuri, emerera Yesu ature mu mutima wawe kandi ukingure yinjira guha amahoro. Yari agiye gufata icyemezo ariko abura gato. Iyo twibanze ku byo twikundira, imbuto yo Korinto tuyiha agaciro. Umutegetsi Feliki uboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 24 umurongo wa 25 nawe yasubitse icyemezo yagombaga gufata cy'uko yagombaga kugenza Yesu. Nta kindi gihe yigeze abona, nubwo avugaga ngo nzabitega amatwi ikindi gihe, nta gihe yabonye. Nawe igihe cyawe ni iki ngiki muvandimwe. Ushobora kuba iki cyigisha aricyo cya nyuma, kubera yuko umuntu amenya imyaka maze ntamenye yasigaje. Muvandimwe unkurikiye, ndaguhendahenda mu izina rya Yesu kugira ngo uharanire kwita ku iherezo ryawe. Twabonye rero ko aba bantu bose tubonye, umusore w'umutunzi, umwami Agiripa, umutegetsi Feliki, basubitse ibihe byiza byo gukingurira Yesu. Abo bose bagereranywa n'imbuto zabibwe mu nzira kuko Satani yarabasohoye, ntibaha iby'agaciro by'ijambo ry'Imana. Ubutaka bwa kabiri ni igisubizo cya kabiri. Turabibona muri Mariko igice cyaho cya 4 umurongo wa 16 kugeza 17. Iyo uburyo bwa mbere budashobokeye Satani akoresha uburyo bwa kabiri. Ibiranga bumva ijambo ry'Imana bagiranywa n'izabibwe ku gasi ni uguhita baryakirana ubwuzu. Ubwuzu bwabo bugiranywa n'umuriro w'amashara. Bene uwo muntu mu mizo ya mbere akimara kwakira ukuri kwa Yesu, usanga ibyishimo byamusabye umutima kubera ko aba ari umuntu utarashinze imizi mu kuri. Amera nk'akibona umucyo uyoyoka mu kanya gato. Bene abo bumva ijambo ry'Imana batyo ntibaba barashinze imizi ngo igere kure. Nta mugambi ugaragara baba bafite, nta kintu biyemeza gukora, ntibashobora gufata ibyemezo, nta bushake baranganwa. Ubutaka bw'agasi aribwo kwihugiraho, kurwana ku nyungu zabo bwite, usanga bwifubitse ibyifuzo n'imigambi byiza. Bakomeza iryo jambo igihe cyose bibazanira inyungu babona barikomeza. Abagera n'izabibwe ku gasi ntibemera ko ukuri kubacengera ngo gushinga imizi mu mitima yabo. Iyo bahuye n'ingorane cyangwa bagatotezwa, bacika intege. Ubwo za mbuto zitangira kuraba nyuma zikuma. Iyo ibintu bibagendekera neza, bishimira kuba abakristo, ariko ntibahuye n'ingorane biyumvamo ko atari ngombwa kwitanga kubera ibibazo ingorane zibazanira. Bahita bava muri iryo jambo, arizo mbuto zigeranywa n'izabibwe ku gasi. Bibiri tubwira ko abantu bamwe bagiye basubiza icyo kibazo mu buryo buteye agahinda. Petero atari yihana yabigenje atyo, maze yihakana shebuja. Nyamara yari yavuze ko nta cyatuma yihakana shebuja. Ariko Yesu yari yamuburiye ko muri iryo joro inkoko itarabika ari bube yamwihakanye inshuro 3. Petero amusubije ati, oya nyagasani, ahubwo turi bupfane. Mbega Petero ntabwo yari yiyizi, yaramwihakanye. Biteye agahinda kubivuga. Petero wari umwigishwa wa Yesu, babanye imyaka 3 n'igice amwigisha, ariko yihakanye umwami we. Petero agiraga amagambo menshi, Petero yariyemeraga, Petero yarahubukaga,
n'igihe Yesu ababwira iby'umusaraba yaravuze ati hoya biragatsindwa ntukadupfire, ahubwo njye nakwemera kugupfira. Petero nubwo yari akurikiye Yesu ariko ntabwo yari azi inama y'agakiza ko yanze ko Yesu agomba kudupfira, ariko yihakanye Yesu kuko atari yarashoye imizi mu ijambo ry'Imana. uwo rero agereranywa n'imbuto zabibwe ku gasi. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho cya 4 umurongo wa 10, uyu murongo uteye agahinda utubwira iby'umuntu wataye umurimo we akawugurana gukunda iby'isi. N'umwe wo muri ba bandi bagereranywa n'izabibwe ku gasi. Yabanaga na Pawulo yishimye igihe cyose, ibintu byagendekaga neza, yahoraga yishimye. Uwo muntu ni Dema. Ariko igihe hadukaga ingorane akabona ko adashobora kubyihanganira, ibyo byatumye avanamo ako karenge yatereranye Yesu. Ingaruka zabaye kuzimira burundu. Yagendanaga na Pawulo, ariko igihe akarengane ko gutotezwa byabaye, yasezeye umurimo, byabaye kuzimira byiteka ryose. Uramubona uyu muntu mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho cya 4 umurongo wa 10. Ni umugabo witwa Dema wakoraga umurimo w'Imana neza, akawukorana na Pawulo, ariko igihe bahuye n'ingorane muri uru rugendo yasubiye inyuma, azimira byiteka ryose. Nawe mfite ubwoba yuko kwirengagiza ijambo ry'Imana ushobora kuzazimira, kandi Imana yaraguhaye amahirwe yo kumva ibyigisho, Imana yaraguhaye amahirwe yo kumenya yicano. Rero ndaguhendahenda mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu yitwa Kristo umukingurire, ature mu mutima wawe, akwihera amahoro. Ubutaka bwa gatatu ni igisubizo cya gatatu. Reka noneho tuvuge iby'igisubizo cya gatatu gishobora gutangwa kuri iki kibazo. Yesu yitwa Kristo ndamugenzane. Mariko igice cyaho cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Imbuto zabibwe mu mahwa ni imbuto zimeze gute? Niyo uburyo bwa mbere n'ubwa kabiri udashobokera Satani, Satani ntacika intege. Ni umugome pe. Mu bantu badacika intege Satani ntacika intege, aratitiriza mpaka kuvanye mu byizerwa. Iyo uburyo bwa mbere bw'imbuto zabibwe mu nzira bujyanze, babandi bumva ijambo ry'Imana ntibari agaciro, noneho bikajya ku mbuto zabibwe mu kara, nabo ibibazo n'ibigeragezo byaza bakavanamo akabo karenge. Satani ntacika intege, ntabwo Satani yemera gutsindwa. Muri ubu butaka bugiranwa n'izabibwe mu mahwa niho Satani agaragariza uburyarya bwe. Indyarya mwiriwe, mu izina rya Yesu ndabahendahenda kugira ngo mwihane uburyarya bwanyu, kuko nimutihana uburyarya muzarimbuka. Ijambo ry'Imana riciraho iteka indyarya zose. Nta ndyarya izaraga ubwami bw'Imana nutemera guhindurwa n'iri jambo ngo byarwe ubwa kabiri, wihanure ko uburyarya bwawe uzarimbuka, kandi ijuru ryaraguhaye amahirwe. Nta ndyarya izaba mu bwami bw'ijuru, ahubwo Bibiliya irambwira ngo buri wese avuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Haleluya. Satani rero mu buryarya bwe bwinshi agumya kutwoga runono. Izi mbuto zabibwe mu mahwa niho Satani agaragariza uburyarya bwe. Muri ubu butaka bugereranywa n'izabibwe mu mahwa niho Satani agaragariza uburyarya bwe. Ntaho bivugwa ko imbuto zumye zarameze ariko ziranigwa. Mbega Satani w'umugome. Amahwa Yesu yayise guhangayikishwa n'iby'isi. Kenshi biduhangayikisha byanda kudutandukanya n'Imana, aho kugira ngo bitume turushaho kuyegera. Ibiduhangayikisha bituma turushaho kujya kure y'Imana. Usanga buri gihe duhugiranye cyane, nta gihe dufite cyo gukorera Nyagasani nk'uko byari bikwiriye. Imihangayiko y'isi ikatwuzura, ejo nzamera nikadutwara igihe n'icyacu, tukibagirwa yuko ejo nzamera ari umutego wa Satani, maze iby'ijambo ry'Imana rikabura. Imbuto z'ijambo byabibwe byameze bikanigwa bitewe n'uko ubutekereza ngo ejo nzamerane. Aya mahwa ubundi ashushanya gukunda ifaranga. Abakunzi b'ifaranga mwiriwe. Muri Luka igice cyaho cya 12 umurongo wa 15 urabibona. Nyamara icy'ingenzi kuruta ibindi ni ukumenya Yesu no gufata icyemezo cy'uko tumugenza. Hari ikintu kirusha agaciro ibindi byose mu isi,
ni ukumenya gufata icyemezo cy'uko twagenza Yesu. Kwishimisha mu by'ubu buzima, Luka igice cya 8:14. Iyo twibanze ku bidushimisha twibagirwa gukunda Kristo. Nyamara tuzi ko ibyo bishimisha bitabasha kunyura umutima, maze umuntu agakomeza kurarikira nk'uko yari asanzwe. Nyamara twongereye ibintu byinshi bidushimisha, nyamara iyo byo birangiye ntabwo twigeze tubona amahoro y'umutima. Yakobo igice cyaho cya 4:4. Ntibishoboka ko umuntu yakunda iby'isi kandi ngo akunde n'Imana. Ntabwo bishoboka kubibangikanya icyarimwe. Ibishimisha byose biduteshura ku Mana, bimeze nk'umugera ushombagura ijambo ry'Imana. Igihe kimwe umuntu yabajije umuswedikazi w'ikirangirire witwa Yendirindi icyatumye yararetse umwuga we kandi yarabonaga ko yarageze mu gihe cyo kurushaho kuwugiriramo ishya n'ihirwe. Yamusubizanyije ubwitonzi ko yafashe icyo cyemezo kubera ko yari amaze kubona ko ibikorwa bye by'ubukorikori byari bigiye kumutandukanya n'Imana, kandi ko atari kubasha kwihanganira kwivutsa ayo mahirwe kubera ko ntacyo yari kuyagurana. Gutandukana n'Imana nesheke ya mbere mu buzima. Muntu unkurikiye, ndakwifuriza komatana n'Imana kuko ni ikintu cy'ingenzi mu buzima cyazaguhesha ubugingo buhoraho. Ubutaka bwa kane ni igisubizo cya kane. Ubundi butaka imbuto zabibwemo bugeranya igisubizo cya kane. Umuntu ashobora gutanga ku magambo akomeye Yesu adukeburira muri Mariko igice cya 4:20. Ahangaha Satani nta mwanya hafite. Ijambo ry'Imana rifite agaciro cyane, kandi Yesu yimikwa muri twe akaba umwami ugenga ubugingo bwacu. Icyo gihe Umwuka Wera akorera cyane mu mutima w'umuntu. Ijambo ry'Imana rirumvwa, rikemerwa kandi rigashyirwa mu bikorwa. Imibereho y'uwizera itangira gukunda imbuto ariza amahoro, ibyishimo, ubwuzu, ingeso nziza, kumvira n'izindi. Arushaho kwishimira gukorera abandi, bityo akababera umugisha. Iyi ni imbuto ya kane. Icyo ni cyo gisubizo cyonyine cy'ukuri. Icyo cyonyine nicyo kwera imbuto zo gutunganira Imana, kandi nicyo ngombwa kugira ngo tubone agakiza. Nk'uko tubona muri Luka igice cyaho cya 3:9, tugomba kwera imbuto ndetse nyinshi. Twasesenguye ibisubizo 4 bishobora gutangwa ku kibazo Pilato yabajije. Ikibazo nawe ubwo atashoboye kubonera igisubizo kibaza ngo Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Mbese ntibyoroshye guhinyura ibikorwa byo mu gihe cyashize, bikaba ntibinatworoheye kugaya wa mutegetsi w'umunyaroma kubera ko yagize intege nke akanaba umunyamwete muke? Yego, agaha kari kundi karahandurika. Kuvuga ko Pilato yatanze umwami Yesu agapfa biroroshye. Mbese wowe Yesu witwa Kristo umugenzi ute? Gucira Petero urubanza ngo uyu mugabo yihakanye Yesu imbere y'umuja biroroshye. Mbese wowe ibyo ukora ntibihakana Yesu? Ntibivuga ko utamuzi, utigeze unanamumenya? Imana idutabare. Hari indirimbo twajyaga turirimba ngo Petero yicaye mu rugo, haza umuja aramwegera, amwemeza yuko azi Yesu. Yihakanye simuzi pe, nukuri simuzi pe, Yesu simuzi pe. Ako kanya inkoko irabika. Iyo tuvuga ibya Petero biroroha. Mbese ni kangahe wowe wihakanye Yesu? Imibereho yawe uko tubayeho, mbese ntabwo twihakana Yesu? Tuzi kuvuga ibya Petero biroroha. Noneho genda nawe wirebe, mbese ntabwo wihakanye Yesu? Mbese Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Uramukingurira ayobora imibereho yawe? Ese ko tuzi kuvuga ko Pilato atazi gufata ibyemezo, mbese uzi gufata icyemezo kizakuganisha mu bwami bw'ijuru cyangwa ufata ikizakurimbuza? Ahari turimo turihunza gusubiza iki kibazo nk'uko Pilato yabigenje, tugahitamo gukarabira intoki imbere y'abantu, bityo tukibwira ko umutimanama wacu tuwuhumurije. Niba ari uko tubigenza, ubwo natwe tuba tubaye nka ba bantu bo mu mugani bumvise ijambo bagereranywa n'izabibwe mu nzira. Reka twiringire ko atari ko bimeze. Reka twumve ijambo ry'Imana, turifate uko bikwiriye, maze twere imbuto zikwiriye abihanye. Aho se ntitwaba
dusubiza ikibazo nka ba bandi bumvise ijambo bagereranywa n'izabigwe ku gasi. Imana idutabare iduhe gushora imizi mu ijambo ryayo. Mbese kwishimisha mu by'ubu buzima si byo duha umwanya wa mbere maze Yesu tukamwirengagiza? Niba ari uko tubigenza tuba tubaye nka ba bandi bumva ijambo bagereranywa n'izabibwe mu mahwa. Ni mucyo umwanya w'ingenzi mu mitima yacu tuwegurire imbuto nziza maze twere imbuto zikwiriye abihanye. Uyu munsi Pilato aramutse akubajije icyo kibazo ngo Yesu witwa Kristo ndamugenzane, ni ikihe gisubizo wamuha? Wavuga ngo nabambwe, nabamburwe, mbese imibereho yanjye uko mbaho ndahesha Imana yanjye icyubahiro, mbese ubuzima bwanjye no kwemera Yesu birahamya ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye? Mbese nakiriye Yesu Kristo cyangwa imibereho yanjye n'ubundi iravuga ngo nabambwe? Imana ikubashe mu guhitamo neza. Indirimbo twajyaga turimba yaravugaga ngo hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshyi. Hitamo neza biragukwiye, hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshyi. Uyu munsi Pilato aramutse akubajije icyo kibazo ngo Yesu witwa Kristo ndabigenzane, mbwiza ukuri, wavuga ngo nabambwe, nabamburwe? Igisubizo utanga kiragaragara mu buryo wakira ijambo ry'Imana. Niba ukiri mu byaha, igisubizo cyawe ni ukuvuga ngo nabambwe. Iyo dukoze ibyaha tuba turi kuvuga ngo Yesu Kristo nabambwe. Iyo twica amategeko y'Imana nkana, Imana yatwandikishirije mu ijambo ryayo, tuba turi kuvuga ngo nabambwe. None se wowe unkurikiye, Yesu witwa Kristo ndamugenzane? None se ubu se Yesu witwa Kristo ndamugenzane? Wowe unkurikiye, ndakurarika kwakira Yesu ayobora imibereho yawe. Kandi ubwo ijambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe igice cyaho cya 3:20 havuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira we dusangire. Reka imibereho yacu, reka amagambo yacu tuvuga, reka ibitugize byose bivuge ngo Yesu nabamburwe, Yesu ye kubambwa. Dushinjure Imana maze twakire Yesu ayobora imibereho yacu, maze ijambo ry'Imana ribe nka rya jambo ryabibwe mu butaka bwiza, ryaragiye rirera imbuto 30, 70, 100 gutyo. Reka Uwiteka tubashe kwera imbuto zikwiriye abihanye, kandi dufate icyemezo cyo kuzabana na Yesu umwami Imana bidushoboze mu izina rya Yesu, amena. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turakunezerewe, icyigisho kiratambutse, turagushimye. Ubwo tubazwa iki kibazo Yesu witwa Kristo ndamugenzane, ni ukuri turatsinzwe. Tuye gufata icyemezo cya kigabo, twakire Yesu ayobora imibereho yacu, kandi tubashe kwera imbuto zikwiriye abihanye. Abankurikiye bose mbasabiye umugisha, ubashishe gufata icyemezo, kandi Yesu Kristo ubwo ahagaze ku rugi rw'umutima ngo atuguranira yinjira aduha amahoro. Amahoro Yesu nabane natwe, kandi abankurikiye bakingurire umwami ubakunda, ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen.